noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa ndabagenzi ritsamura nk'ikirizwa n'abahetse hinduki amahirwe n'imigisha bantu mukurikiye Ingabo Yacu TV. Nongeye kugusuza wo kurikiye Ingabo Yacu TV, ngiye umva ndi Eddie. Uyu mwanya muri cya kiganiro The Secret Talent tukaba tubazaniye impano umukobwa mwiza cyane, mugiye kumenya byinshi kuri we. Ubu yatangira twibwira noneho ikaze. Murakoze. Amazina yanjye ni Cadette Irakoze. Amazina yawe ni Cadette Irakoze. Cadette Irakoze. Ubundi ubusanzwe Cadette ni muntu ki? Cadette ni umwana w'umukobwa wiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, uvuka mu muryango w'abana 5, akabura wa 5. Akabura wa 5. None Cadette ni zihe mpano wifiteho? Cadette ni zihe mpano wifiteho wabwira abakunzi b'Ingabo Yacu? Nababwira ko mfite impano yo kubyina, designing ndetse no kuririmba. Kuririmba? Tubwiye ko ufite na designing. Designing ubundi bikura he, ubikomora he? Ese iwanyu hari umuntu ubikorana ku babyeyi bawe? Ntegereza ko ahari mbikuraho ko akaba atari ko bo babikora cyane, ariko ndumva ari bo nakabaye mbikuraho. Bo ibyo bakora ntago ari nk'ibyo nkora, ariko hari ibyo nanjye nkura mbakuraho. Okay. Kuririmba se byo? Kuririmba byo hari kuririmba ubikura kuki? Se ni ibintu wisanzemo se ubundi byatangiye ryari? Kuririmba ni ibintu byaje gutyo gusa, mu babyeyi banye ntaho bikora, nta muntu nzi kabizi. Ngiye nibyo nisanzemo nkabona ko mbishoboye gusa. Natangiye nakundaga indirimbo gusa nkanaririmba, ako ntazi ko ari cyo bitanga. Ngiye numva ko ari kwishimisha, abandi nibo bambwiraga ko ari byiza. Kugeza ubu ngubu hari indirimbo wanditse cyangwa se hari indirimbo ujya wandika? Hari indirimbo wanditse? Ntabwo nabibonera umwanya kuzandika. Ntekereza ko ntabishobora, ko sindabibonera umwanya kwandika indirimbo. Nta ndirimbo wiyandikiye? Wenda se nk'abahanzi mu gihugu mu Rwanda rwacu, wenda nk'abahanzi ufatira icyitegererezo, rero modo wawe wenda mu bahanzi ni nkande? Ye ntago ngira umuhanzi umwe rero w'igitegererezo. Buri wese akora ibye akankoma, havuga nti ndabyemeye. Nundi nakaza gakosora wenda ako undi atakoze. Gusa ariko nibura wenda ari Mesano, Weizi na Marina, wenda abo ngabo nibo nkunda, ariko ntago ariko mbakunda bonyine. Nundi aje akakora akantu kankoma mutego nyine bamukunze. Okay. Hagati ya Weizi na Marina, undi uzajya ni ari Mesano. Ari Mesano. Umwe muri bo wadukubitiraho wenda nk'indirimbo yego ho gatoya kugira ngo nudukurikiye nayo yumve ko Cadette afite impano koko. Ndumva naririmba nk'iya Marina. Urukundo ziho bingwa neza, byumva neza, utuma numva ibineza neza, mbega ifeza. Sawa cyane. Noneho abo ngabo nibo wenda wiyumvamo cyane b'abakobwa. Se nta bahungu wenda ufana cyangwa? Ndabafana, ariko nyine bari kubafana biri aho ngaho. Chris Easy ubundi arakora kankora, hari indirimbo akora nkumva ko ari nziza nkayikunda, nkumva nenda mufana. Ako Chris Easy urebye. Chris Easy. Ese Cadette ubundi andi mazina yawe hajya ngo ni? Irakoze. Irakoze niyo mazina yawe. None wenda nk'ibintu by'umuziki ubundi iyo nk'iwanyu bumvisha ufite intumbero cyangwa se wumva ubundi mu bitekerezo byawe wumva uzabikora nk'akazi cyangwa bikunze nabikora nk'akazi? Ako ikigoye naho ubikorera. Ako bikunze nabikora nk'akazi. Wabikora nk'akazi? Wenda ikigoye aho bikorera gute? Wenda aho utuye, aho uri naho baba batabyumva,
kumve ko ari ibintu byagutunga ababyeyi nta kibazo ako se umubyeyi ntago akora ibyo ashoboye ikagarukira aho ngaho ako n'abandi bantu bose muturanye n'abandi bose hafi yawe bakabaye bakora ibyo bakunze gukora ako n'abo muturanye ntabyo bumva akaba ari iwanyu gusa babyumva ntaho byagira nta n'uwakumva ko hari ibishaka wenda rihari ngakubwira ati ngwino ukore reka kuko ntabyo yumva. Kugeza ubu ngubu wenda hari udutaramo cyangwa se hari n'amarushanwa rikajya ese wenda hari ibitaramo ujya witabira cyangwa se amarushanwa wenda ujya witabira? Ibitaramo kiretse kubireba ntabwo ndajya mu ngiye nk'uwagiye gukurusha gutaramira abantu ariko kugeze kugenda ukabireba abandi ari bo bari gutarama nawe ibyo marushanwa byo ntayo ntazi. Gadete none wenda hari ibintu wenda hari abatakuzi yego ariko hari nk'abakuzi bajya bavuga ko wenda ugiye ushobora kuririmba mu bukwe ugiye ushobora ibyo bintu bavuga wenda ugiye uririmba mu bukwe bibaho? indirimba mu bukwe rimwe na rimwe iyo hari ubwabonetse baragutumira cyangwa wenda ufite timu mujyana? hari timu tujyana bakatubwira tukagenda tukaririmba mukaririmba mu bukwe wenda muririmba indirimbo zanyu mwihimbiye cyangwa muririmba iz'abandi? Wenda turirimba iz'abandi za kera n'ubundi zakoreshwaga mu bukwe. Wenda gira nk'indirimbo imwe baturirimbiraho yo mu bukwe mujya muririmba? Mareba temba wa maribori naramubonye agoroye ikime cyebutsa ndebye ndoye icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo numva inkongi ndemye mikondo ikibatsi kinama mu gihumbi igicumbi igicu n'ituze n'igicaniro cy'urukundo yarugukwizaho rukakotsa. Sawa cyane kabisa. None wenda umva nukora umuziki ese niba unabyiyumvamo wumva uzakora ihe cyane? Ntabwo numva ntakora bitewe n'igihari niyo abantu bari gukunda gakondo ngo niyo nakora niyo bari gukunda izisanzwe nizo nakora. Wenda we nk'iyo wiyumvamo nyine? Njyewe numva nkunze ya afrobeat isanzwe ariko nanone niba nyikunze abo nkorera akaba batayikunze ntabwo ariyo nakora kandi ureba ari inyungu. Wowe nyine ni ukureba hari inyungu byo birumvikana. Ubusanzwe ubundi Kadete ubundi ufite imyaka ingana? urasonye mvugera irenze 15 iri hejuru 15 ya 15 radiyo wiga mu wa gatatu. None se Kadete kubyina byo byaje bite? kubyina rero nuko nabaga ndaho mbyina kuva ndi umwana mbyina bakabona mu bwoko nkunda kubyina ariko ngiye abantu n'ubundi nko kuririmba abandi nibo bambwiye ko babona mbizi ko nyine nabonaga ntabyo kuko ntababwiraga ko mbizi babimbwiye nibwo ndangiye kubitekerezo mvana ubundi ibintu bambwira ko nzi nibyo nibwo natangiye kubigenzura ubwo nsanga nibyo. None ubundi ubyina imbyino zigezweho z'ubu ngubu cyangwa ubyina gakondo? Imbyino imbyino z'ubu ngubu moderne. None wenda nk'imbogamizi nkawe nk'umukobwa turabizi wenda abakobwa kenshi na kenshi bakunda kwitinya bakavuga bati ntitwajya mu bintu wenda byo kuririmba cyangwa se kubyina weho ubundi nta mbogamizi uhuramo nabyo wenda nubwo utari wabikomeza cyane? Ntabwo zabura kuko nk'ubu ngubu location naburi ikibazo kubona ahantu ubyinira ukumva ko bikunyuze ari ahantu ushaka naho narakuntu uba ukeneye nk'abandi bantu nka batatu mubyinana kugira ngo biryohe akabona ukabubura wanababona kari babona utoza icyumweru kugira ngo babifate
bamara kubifata indirimbo ikaba iri kuva kuri hit bakamara kumenya kwitoza bakamenya kubifata indirimbo itagikunzwe cyane umva nyine byose ni imbogamizi. Nese ubundi ufite team wenda mubyinana cyangwa ubyina ukwawe? Ntabwo mfite team ihoraho bitewe n'indirimbo ngiye kubyina nshaka nk'abantu tukitoza tukabyina cyangwa nayibyina njyenyine. Abo bantu ariko ni bo batoza kwaje kabisa. None se wenda uri n'urubyiruko birumvikana nk'ubu ngubu wenda size ngizi ubonye nk'umuntu ugufasha nk'ibyo bintu byose ubura nyine akabiguha wenda niba ushaka kuba umuhanzi kakubwira ati wenda nka Rebu kaguhamagara ati Kadete ngwino tugufashe ukomeze ibintu byawe ubizamure bigeraho bikuvana naho bigera, ese wabyemera? Nabyemera ariko nkakomeza no kwiga. Ubwo rero twakumvikana uburyo nabikora nkaniga abonetse nta kibazo byari byiza. Ese mu rugo nta kibazo bajya babigira iyo wumvishe wenda kuri umuririmbyi cyangwa se umva ushaka no kubizabikomeza? Nta kibazo bigira ngo barabishyigikira. Bati se ni gute twakubuza kubikora kandi ubishoboye? Ntabwo bambuze barabikunda nk'ubu. Barabikunda cyane. Noneho Kadete wakongera wenda ukaturirimbiraho gato kugira ngo ndabizi umuntu ukurikiye Ingabo Yacu TV ijwi ryawe ntabwo yajyanga pe riri kumunyura ndabizi neza, wenda ongera umuririmbireho gatoya ku ndirimbo ushaka yaba iya kera yaba iyo ushaka yose nta kibazo. Umugabo wanjye mugabo nkunda ngarukira sinagusenze disi nagusanze nisanga kuva mu bwangavu no mu bukumi bwanjye noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa ndabagenzi ritsamura nkikirizwa n'abahetse hindukira umfate mu mugongo nkagangahwa n'ubwigunge naragiwe n'ubwigenge bwawe sinagira unsange dusabane nka kera utarasura kera nkirira udasumba ukinsimbagiza abasizi bakansingiza. Yes. None Kadete wenda nk'ubu ngubu uriga wavuze ko wiga mu wa gatatu wenda nko ku ishuri hari abandi bana wenda bangana nkawe cyangwa se batinya gushyira ibintu byabo hanze batinya kwigaragaza cyangwa bafite impano bagatinya ariko kugira abo babibwira cyangwa ngo babishyire hanze abantu babibone, ni iyihe nama wabagira? Icyo nababwira ni uko ibintu utagaragaje ntawabibona, ibyo uterekanye ntawabibona, ntawamenya ibyo utagaragaje ntacyo bizamarira mu gihe babibika bakabigumana. Niba babyimenyera se ko ari bo babizi ari nabo babizi ninde uzagira icyo abafasha kandi atazi ko bakeneye ubufasha. Kubyigumanira ntacyo byabamarira. Niba bazi bumva ko icyo bashaka kugeraho bakore nuko bashoboye abandi bantu babimenye. Yes. None Kadete ari wavuze ko ujya n'ubugeni ni iki? Design. Wenda se ni ibihe bintu ujya ukoramo wenda nubwo wenda uyu munsi ntabyo wenda twazanye wenda ngo ubigaragaze twagutunguye, wenda ni ibihe bintu ujya ukora ubundi? Nshaka kudekora ahantu abagaragara nk'ikirori nkadekora cyangwa se nkaba mfite nkakora n'inoza ni indabo zo gutanga mu ntoki cyangwa izo bataka ku bikuta cyangwa izo bataka ku meza cyangwa ku tubati. Nshaka gukora imodeli imyenda amavaze indabo ibintu byinshi gusa n'ibijyanye n'imitako. Hari ahantu wenda ujya udekora wenda hari ahantu bari bakubwira wenda ukadekora? Harabayeho bambwira ngo ndekora nk'ubu ngubu size ngizi wenda usibye ko tuzanagaruka ukanabereka uburyo ubigenza ukabereka uburyo udekoramo, ese nk'umuntu akeneye kumudekorera yakubona gute? Ukeneye ko kandekorera
akeneye ko mudekorera nyine namba zanjye ndasiga namba zanjye ubwo nyine yazazibona akampamagara. ubu saa izi ngizi wenda nta kantu ufite wakoze wakereka nk'umuntu ukurikiye Ingabo Yacu TV wikorewe ku giti cyawe? Buriya ngo umufundi ntabwo ajya abura umwiko. Abantu rero ba design nta nubwo wabura ikintu werekana, gusa nyine hano agakomo sinzi niba kari bugaragare neza, gusa nibyo gakoze. ako niho wakikoreye? Nanjye bakoze ko ibino ni bike cyane, ibino ni bike cyane uko nk'umu design ntabura ko naba nagendanye, ariko hari n'ibindi byinshi. Okay, wenda umuntu ashaka kugira icyo akubwira cyangwa se support yaguha cyangwa se inama yago buri ikintu cyose wenda yaba gukeneyeho yakubona gute? Kuruza kuri Instagram ni Kadeti Irakoze, kuri Facebook ni Kadeti Irakoze, kuri YouTube ako ho cyane no kubyina video zo kubyina yitwa M Dance. M Dance. M akadomo M Dance. Noneho ubwo nyine ndagusigana hasi kugira ngo bazibone. No kuzivuga nabyo ntabyo byaba bitwaye, gusa no hasi naho zirajyaho kugira ngo umuntu ajye kuzivuga. Ibiro bya definition bari byinshi mu mutwe. Definition bari nyinshi mu mutwe. Ntabwo uri kuzibuka. Turazisiga hasi ariko. Nta kibazo ziraza kujya hasi. Wenda se nicyo wasaba abantu abakunzi b'Ingabo Yacu TV, nicyo wabasaba cyangwa se nicyo wifuza kubabwira? Cyo nababwira no guteza imbere impano zarizo zose. Yenda urabanga ujya gutebureza arabwibanza. Ubu rero banshyigikire, ariko n'abandi bantu bose bafite impano bashyigikire kuko nta bumenya ibyeje uko bizagenda. Uvuze ko ufite channel ushyiraho dance zawe, ni wowe wenyine uri kubyinaho cyangwa ufite n'abandi bantu muri kubyina? Hari izo mba mbyina njyenyine, hari izo mba mbyinana n'abandi, biterwa n'indirimbo. Wenda nizihe njyana ukunda mu gihugu, muri iki gihugu cy'u Rwanda rwawe? Njyana nkunda trap, nkunda afrobeat na traditionnel. Wenda nka trap nabahe barapere cyangwa se abatrapa wumva ukunda mu Rwanda? Nkunda Betrayal, Ishkeviri. Sasa abo ngabo hano. Nabo ngabo. Use hari rap imuzi wenda ngo dukubitireho? Ndayizi. Hari Betrayal ivuga ngo imitwe ibitsa amabanga, imitima yacu yuzuye agahinda, dufite byinshi byo gutsimba tukarenzaho nyuma tugasinda, urugamba ndiho nta gutsindwa, amasezerano nta guhunga, omajeski njya mu cyumba ndafunga njya kwivura intimba, imitwe ibitsa amabanga, imitima yacu yuzuye agahinda, dufite byinshi gutyo. Kabisa urabaje n'ahantu utagera kabisa. Wenda se hari abufana hanze wenda? Hanze ubundi fana ntago mukura muri trap cyane. Ahariho hose wenda? Boy Strife ndabakunda. Strife na ntuza na Adeli. Wavuze ko wenda mu Rwanda hari umuhanzi Chris ukunda. Ubu nk'ubu usayize muhuye wamusaba iki bwa? Birase. Akaya sinzi ko nahita mbibona. Ubu ngubu ubimbwiye kuko ntawe sinzi ko nahita mbibona. Akaje byaba byinshi. Aje byaba byinshi. Yes. Tugiye kugera mu kanya nawe ndajya nkubaza utubazo. Uhita usubiza. Ukunda iki? Kudesign. Sorry, nari ngoje na. Wenda ukunda iki mu byo kurya? Amateke. Amateke. Mu byo kunywa? Ibyo kunywa kidapfundikiye. Ibidapfundikiye bivuyemo, ibyo bifundikiye nta kibazo. Byose ndabikunda kandi rwego rumwe. Yes. Ukunda gukora iki uri mu rugo? Koza amasahani. Koza amasahani nibyo nkunda. Ukunda koza amasahani? Ni ikihe gice ukunda kumvira iwawe? Sinikindi. Ntacyo ntikundaho kuko buri kimwe nkibuze nakumva ko mpumbye. Ntacyo ntikundaho njye numva nta. Yes, wenda
ni izihe zindi mpano Cadette yiziho twe tutamuziho? izo nshobora kugerageza ku munyamakuru nabigerageza ariko aho nabikora neza ariko nabigerageza hari ikindi buriya nta kindi ndakuvugira mu ruhame kubyo n'impano ndakuvugira mu ruhame n'impano nabyo nabishobora ujye ubishobora ako hari washobora no gukina komedi ahubwo na acting nayishobora acting wenda nkaba nko muri filime byo nabishobora cyane none nasinze bite bakarusha uzi gukina wasinze ngaho sinda turebe sinde nese ko naje mufite ngo namwe koko wenda igihe nk'umuntu wasinze turebe keretse byinshi wenda ese ndavuga ku kisi wenda akora kamubwira akantu keza sio ubundi mu Rwanda rwa kera nari navuka habagaho ibintu bita kujya mu kuvumba uzi ukuntu kuvumba ari byiza urangiye no kukumana kuvumba ndabikunda ariko mujye muvuye ko nta kintu kijyaho kuvumba uzi yuko ujya ibintu utavuniki ni ukuri kumana nta kintu cyiza nk'iki yes cyane kabisa none se Cadette ariko ushobora kuba ukinana filime cyangwa amakinamico? Nabishobora ntabwo ndabikora ntabwo ndabona aho mbikora ariko nabishobora wenda se nk'ubu gira ikintu ubwira abafana bawe cyangwa se abagukurikira kuri channel yawe ugire n'ikindi kintu wenda wababwira mu minota mike yadusoza? Icyo nababwira ni uko banshyigikira agashyigikira ibikorwa byanjye bakabisharinga n'abandi bagenzi babo batabizi bakabimenya sibyo buriya. Ndagushimiye Cadette, mushimiye kubw'umwanya wawe waduhaye, twaganiye byinshi ndetse tuzongera tunahure tuganire ubereke n'ibyo bindi byawe ukora kandi na namba zawe ndaza kuzitanga nta kibazo. Ngaho wakoze kabisa, ubwo nizere ko n'ubutaha uzongera ukaboneka kandi tugukenera. Nta kibazo nawe nakoze. Sawa, ndagushimiye wowe kuri Ingabo Yacu TV. Rero ngushishikariza gukora subscribe niba utarayikora, kandi nkubwira no gusharinga, like na comment. Iyi ni The Secret Talent General Eddie. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa se hari ikindi kintu ushaka kutubwira, watwandikira ku mbuga zacu ni Ingabo Yacu TV on Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook ni Ingabo Yacu TV, cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp nimero 079 0253886, cyangwa se nanjye ukanyandikira ku mbuga zanjye zose ndi Eddie. Mwakoze kudukurikira, naho utaha.